Okay guys, uyu ni wa mwanya ngiye kuko nagusobanurira ibintu byose bigize YouTube Studio kugira ngo ubashe kwanaliza channel yawe umenye n'uburyo wayizamura. Vuba nawe uraza ufungure YouTube Studio yawe nk'ibisanzwe, nizere ko nta muntu n'umwe utayifite kuko igufasha muri byinshi. Icya mbere hano urabona ko turi muri dashboard, bakwereka aba subscribers bafite views ndetse na watch time. Ibyo bakwereka hano muri kino gice cyo hejuru, views ndetse na watch time ni ibyo wagize mu gihe cy'iminsi 28. Ngira ngo hano muri kubibona handitse ngo last 28 days, ni ukuvuga ngo views ziba ziri hano ndetse na watch time n'ibyo waragize mu gihe cy'iminsi 28 ishije, ubwo ni uwo munsi uba urimo. Ikindi hano utubona amavideo bakubwira ati latest published content, hano haba hariho amavideo umaze iminsi wa uploadinze cyangwa se niyo umaze kuyauploadinga ahitiza. Ngira ngo murabibona kunze kuba hari amavideo 3 cyangwa se akaba narenga bitewe na size ya dashboard yawe ukuntu ingana. Ikindi video wamaze kuuploadinga hari ibyo bita click cyangwa se ibyo bita CTR, nabyo reka nze mbibereke kugira ngo ube wabibona wanalize video yawe performance yayo. Uraza ukande kuri kano kantu ugakandaho gutya kazamuke. Ibyo nabwiraga ari byo bita impression click through rate, kakwereka na views, kakwereka n'icyo bita average view duration. Ibi dushobora kuzabivugaho cyane ariko reka mbanyuremo gatoya. Izi ni views video iba yagize. Icyo bita noneho impression click through rate iyo bita CTR, ni ukuvuga ngo ni abantu babonye video yawe muri recommendation. Tuvuga ngo nimba nko kuri ufungura telefone yawe ukajya kuri YouTube bagahita bakwereka video y'umuntu runaka, icyo nicyo bita recommendation. Iyo video rero yawe bayerekanye gutyo, ubwo YouTube iba yayirekomandinze, noneho abantu bayikandaho, ibyo bita click through rate, icyo bita CTR mu magambo y'impine. Ikindi bita average view duration, ahangaha ni igihe abantu bamaze kuri video yawe. Hari ukuntu usanga video ari ndende cyangwa se umuntu akaba yagiye kuyireba ariko atayikunze akaza guhita ayikuramo ntayirangize. Ubwo uraza kubona ko hano turo dukoni twose turi kureba hejuru bivuze ko baba bayirebye umwanya munini. Tuvuga urugero nimba video ifite nk'iminota 5, wenda bakaba bayireba nk'iminota 5 yose bakayirangiza cyangwa se iminota 4 hejuru yaho. Noneho tuvuge n'iyi video ya mbere wenda dukandeho gutya, hoho uraza gusanga views nazo barazikwereka na impression click through rate bakayikwereka na average view duration. Ni ukuvuga ngo hano kano kantu iyo kareba hasi bivuze ko umuntu ari kuyifungura ntakomeze kuyireba wenda nk'amasegonda cyangwa se umunota nawe ntugeremo. Hano none tuntu tuvivuye utungutu bivuze yuko bari nko kuyireba wenda 1/4, nimba wenda recommendation yayo iyo video wenda ari nka 50, wenda ubwo 25 kuri 50 nibo bari gukanda kuri iyo video ya recommendinzwe na YouTube. Ikindi views nanone naho uri kubona ko hariho akantu ka V kareba hejuru, bivuze ko views nazo atari nyinshi. Ibyo ngibyo ni iby'ingenzi ugomba kurebera muri dashboard ya YouTube Studio yawe. Ubwo ikindi turaza kuri iyi icon ya kabiri bita content, inatonzeho agafresh, nayo uraza ikandeho gutya urategereza. Noneho hano iyo ifungutse bahita bakwereka video, bakakwereka short, bakakwereka na playlist. Akenshi hano hakunze kuba hariho amavideo makeya umaze iminsi wa uploadinga, ariko kugira ngo ube wayareba yose urebe na views afite, uraza ugakanda hano handitse ngo view all. Hano natunze agafresh, urakandaho gutya
bihita birodinga bagahita bakwereka video zawe zose ukaza ukazibona, ukaba wareba views zifite ndetse n'ama likes ukaba wabireba. Kugira ngo rero usubire inyuma nanone uraza ugakanda hano hejuru gutya ugasubiramo. Urabona ko gifite video iri short ni imwe, hano tukagira playlist zingahe, enye hano zose, kuko atari nyinshi bari kuzitwereka. Nazo ushobora kuzireba zose nka kuriya kuri video twari tubikoze, uraza ugakanda hano handitse ngo view all, ugakandaho gutya ugahita uzibona, kongera ugasubira inyuma. Ibi rero nibyo ushobora kumenyera kuri iyi content, kuri iyi icon yo muri YouTube Studio bita content. Ibi nibyo by'ingenzi ushobora kumenyaho. Turaza tuhite tuza kuri ngiyi ya gatatu rero y'ingenzi cyane bita analytic. Iyi ngiyi niyo nashakaga y'ingenzi, nuko nagira ngo tugende step by step byose mbibabwira. Ukifungura hano ifungukira hano handitse ngo overview, ariko tugiye guhera hano handitse ngo trends. Ahangaha gatunze aga fresh, urakandaho gutya. Okay, urahita ureba video zabaye trended cyane muri iki cyumweru cyangwa se muri iyo minsi. Urabona bari kugenda bazikwereka ahangaha, kugira ngo uri kuzibona niziba zarabaye trended. Hano batweretse eshatu. Okay, tuhita tuza none tuze kuri iya kabiri bita overview. Urabona ko hari views, bakakwereka watch time, bakakwereka n'abasubscribers. Ibyo baba bakwereka ni ibyo mu gihe cy'iminsi 28 ishije. Ubwo overview nanone ushobora kuza ukazamuka gutya bakwereka icyo bita real time, cyese views mu gihe cy'amasaha 48 wabonye views zingahe. Ubwo ni mu gihe cy'iminsi 2. Okay, nanone ukaza ukaba wareba watch time ndetse n'abasubscribers. Ibyo rero ushobora kuba wareba amavideo wakoze, amasaha yazanye, cyangwa se ukareba views yagiye agira. Wenda reka tureba no kuri watch time, ni ukuza ugakandamo gutya, ugakandamo ahangaha mo hagati kuri iyi watch time, kuri iyi graph, akandamo gutya bitabirodinga bagahita babikwereka. Urabona bati bitabaga urutonde rwa video zose bahereye kuri video yazanye amasaha menshi kuri channel yawe. Urabona bari kutwereka video ya mbere ifite amasaha 3.4, iya nyuma ikagira 0.5. Ahangaha rero ushobora kutugenda ubona video amasaha agiye izana, ni hano ubirebera, nta handi ushobora kubirebera uretse ahangaha muri watch time na kuno mbikweretse. Ikindi urabona ko hano bari kutwereka mu gihe cy'amasaha, mu gihe cy'iminsi 28. Ushaka kureba amasaha yose uraza hano hirya ugasikora ngo ujya hano hirya, ukaza hano handitse ngo lifetime. Ahangaha tuzaga fresh. Gusubira inyuma nawe ushobora inyuma, ushobora none kuza ugakanda hano handitse ngo subscribers, ugakandamo gutya, nawe ukahita ureba video abasubscribers yagiye izana mu gihe cy'iminsi 28. Hano mu gihe cy'iminsi 28 twabonye abasubscribers 77, nk'uko n'ubundi twagiye tubibona muri overview. Muri iyi analytic nayo ushobora kuza ukareba abasubscribers bose, ukanda kuri lifetime, kaza urabona ko bamaze ku updatinga abasubscribers 93. Ni kuno rero bikorwa. Urasubira inyuma nanone, ubwo hano overview turahavuye. Nizere ko mwabimenye neza. Ugomba gukurikira step by step kugira ngo uze kumenya ibintu by'ingenzi. Turaza hano kuri kabiri nanone kuri gatatu, hano handitse ngo content, turakandaho gutya. Noneho hano bahita bakwereka views, bakakwereka icyo bita impression, bakakwereka impression click through rate, bakakwereka n'icyo bita average view duration. Ahangaha ibintu bakwereka twagiye tubibona kuri video muri dashboard y'i YouTube Studio, ariko hano bahita bakwereka ibya channel yose. Hano twarebaga ibya video imwe, hano bakwereka ibya channel yose, video zose muri rusange. Nanone hano bahita bakwereka icyo bita top videos, ni video
zagize views nyinshi cyane, ngira ngo uri kubona ko iya mbere n'iya kabiri zigiye zitondetse bitewe na views zagize muri icyo gihe cy'iminsi 28. Nanone hano bagahita bakwereka how viewers find your video, ni ukuvuga ngo hano bakwereka uburyo abantu bareba video zawe uburyo bazibona cyangwa se uburyo bagira gute uburyo bazirebamo. Hano batubwiye ngo suggested videos. Suggested videos ni nko kwa kundi ureba video kuri YouTube, wamara kuyireba wayirangiza ukahita ubona hajemo indi video utigeze ugira gute utigeze ukandaho. Ni ukuvuga ngo rero hano iyo umuntu arangije kureba video yawe bagahita bamwoherereza iyindi bakayireba, nibyo bita suggested videos. Tuvuga urugero nimba ndi kureba nka video runaka yarangira bagahita YouTube igahita iri commandinga indi nayo nkakomeza nkayireba, nibyo bita suggested videos. Biba byiza rero iyo ariyo iri no hejuru anaka ifite 51.4. Hakakurikiyeho icyo bita YouTube search. YouTube search ho ni nko kwa kundi ujya gusacinga ikintu kuri YouTube ukavuga ati wenda ni gute wareba umupira cyangwa se ni gute wakora ikintu runaka. Ibyo nibyo bita YouTube search rero baba bari kuzireba 15.4%. Ubwo nawe biraza guterwa n'uburyo bimeze. Akaba n'icyo bita browser features ho ni 10.4%. Browser features ni nko kwa kundi umuntu ashobora gusharinga link kuri social media nko kuri WhatsApp, ukayisharinga kuri Instagram, kuri Facebook, kuri TikTok n'ahandi. Ubwo nibyo bita browser features ni 10.4%. Hano nawe bakakwereka ngo key moments for audience retention. Hano bahita bakwereka ibintu by'ingenzi byatumye audience yawe cyangwa se aba viewers bawe bakanda kuri video. Bano bari kutwereka video uko wareba umupira live ndetse n'akakajwi naruko uburyo bakora thumbnail nziza. Ubwo ni ukuvuga ngo bano umuntu ashobora kuba yasacinga uburyo wareba umupira na video yawe ikajyamo, cyangwa se yasacingamo kakajwi iyo video ikajyamo. Ndabizi neza muzi n'ibintu bita kumentioninga umuntu runaka bitewe na content y'umukora isa, cyangwa se bitewe n'icyo wamuvuzeho cyangwa iyo video iramutse ibaye imwerekeyeho. Hano nawe tukagira icyo bita content suggesting you. Mu gihe cy'iminsi 28 abantu basacinze ngo uko wareba imipira y'isi live, iyo video nabo bayirebyeho ukabibwirika ngo ikinamico y'indamutsa. Ubwo ushobora kuba yarasacinze gutyo video nabo bakaza kuba bari mu commandinga cyangwa se yaba arimo scrollinga akaza kuba yayibona akahita ayireba. Nicyo bita ngo umva uko mu bicu yogeje. Narona ko video yacu yaje kuba suggested ku muntu wasacinze ibingibi. Icyo bita to be search terms ho iyi channel kuko ikirishya ntago biri kubitwereka, twubwira ngo not enough traffic data to show this report. Hano ntago bari kubitwereka. Nawe tukagira icyo bita playlist featuring you. Bahita bakwerekana playlist zawe uburyo ziri kurebwa. Iya mbere ni 66.7%, iya kabiri 14.8%, iya gatatu 11.1%. Uvuga ngo dufite playlist enye ariko imwe ntabwo iraba updated. Ushobora kuba ari ikibazo cy'uko ifite views nkeya cyangwa se ari to be studio itarakora update. Ikindi tukagira icyo bita external site. Muri external site cyangwa se apps dufitemo WhatsApp, tukagira whatsapp.com ndetse na WhatsApp business. Ibi bya external site ni ahantu abantu bashobora kuba barebye video zawe biturutse mu kuba bayisharinze. Ikindi tugaruka hano hejuru turaza ku cyo bita impression. Dufite impression ya 43.8 ibihumbi 43.8. Ni ukuvuga ngo hano iyo kano kantu kari kureba hejuru bivuze ko aba ari performance nziza iyo tubiri kuri commandinga video neza. Impression nayo 1.6 ntabwo aba ari mbi cyane. Ibyo rero
impression click through rate, hari factors zishobora gutuma yaba izamuka, urugero nko gukora thumbnail nziza, title nziza, icyo nicyo bita impression, kugira ngo umuntu aze kuba yayikandaho, ugakora thumbnail ikurura abantu. Muze no kureba muri no video, kuri iyi channel hariho video ibisobanura neza. Average view duration ni ya yindi nababwiraga muri dashboard yo twarebaga kuri video, ariko iyi niyo bita overall average view duration, kuvuga ngo iyi ni ya channel yose. Ahandi tugiye kuza rero nicyo bita ku gice cya nyuma muri analytic bita audience. Kuri audience gutya uraza kuhasanga bakurika ama free audience, kwereka n'aba subscribers. Hano n'ahandi ushobora kureba ese abantu bareba video bakoresheje izihe materials, ese ni bande bazireba, ukamenya uburyo uza kwanaliza channel yawe bitewe n'icyo audience yawe ikunda, ukaba wabasha kwizamura neza. Hano urasanga ku mwanya wa mbere tuhasanga icyo bita audience by watch behavior. New viewers baraba bakwereka casual viewers na regular viewers. Hano bahita bakwerekana popular with new viewers, abantu baje bwa mbere kuri channel yawe video barebye, kugira ngo muri kubibona hano video bahita bazikwereka. Hano bakakwereka popular with casual viewers, bakabikwereka popular with regular viewers. Mu minsi 28 ntabwo barakora update kugira ngo babe babitwereka muri YouTube studio yacu. Kundi mwanya turasanga icyo bita when your viewers are on YouTube, your local time GMT rest 28 days. Hano naho ntabwo bari kubitwereka, ubwo ntabwo barakora update. Hano bakakwereka device type. Nani nakubwiraga ati ushobora kutureba ibikoresho abantu bakoresha bari kureba video zawe, bo barabifata bakashyira kwijanisha. Urabona kuri mobile ni 95 n'igice kimwe, computer 2 n'igice kimwe, tablet 1.6, TV 1.2. Yes guys, dukeneye aba subscribers benshi cyane rero kugira ngo tubashe kuba twazamura channel yacu. Niyo mpamvu muri aka kanya nagira ngo ubwire ati kora subscribe, like, share na comment, wifungura inzogera kugira ngo tuzagicikwa na video zacu nziza tukugezaho. Nituramuka tugize aba subscribers benshi bizaba byiza kurushaho, kuko tuzaba twaguye umuryango wacu, bityo tugakomeza kuzamura iyi channel yacu. Ndabashimiye cyane, reka dukomeze. Ni ukuvuga ngo bahita bakwereka n'imyaka abantu bareba video zawe bafite. Bakoresha email, urazi ko umuntu agiye gukora email bamusaba gushyiramo igihe yavukiye. Hano ibyo bakoresha kugira ngo bamenye abantu bakunda content zawe ikigero barimo. Ikindi ni icyo bita gender. Hano bitakwereka umubare w'igitsina gabo n'umubare w'igitsina gore bareba video zawe. Ikindi bakakwereka ibihugu batuyemo cyangwa se babamo. Urabona ko u Rwanda rwo ruri kubanza, rukurikiraho India, hagakurikiraho Burundi. Bagenda bakwereka ibihugu bireba video zawe. Ibyo bigufasha kuba wamenya content ukora n'uburyo ugomba kuzikora, ndetse n'ibyo ugomba kwirinda muri content zawe uri gukora, kugira ngo ubashe gukomeza kuba warebwa n'ibihugu byinshi cyangwa se abantu benshi batuye ahantu hatandukanye. Ikindi bakwereka watch time from subscribers. Hano bakwereka abantu bareba video zawe bakoze subscribe, ndetse n'ikigereranyo cy'abazireba batakoze subscribe. Hano natunze fresh tubiri ngira ngo muri kuhabona. Ikindi bakwereka channel wa audience watches, ariko hano ntabwo bari kubitwereka. Mu gihe cy'iminsi 28 hano ntabwo barakora update. Ikindi ni ukuza hano kuri iyi ya kane bita community, turakandaho gutya kuri option. Hano ni comment uba waragiye usubiza, ndetse ukamenya icyo bita community spotlight. Ni amacano akomeye cyangwa se amaze igihe aba yaratanze comment kuri channel yawe cyangwa se kuri video zawe. Hano rero bari kutubwira ngo no unresponded comment, ni ukuvuga ngo twebwe nta comment n'imwe dufite tutarasubiza. Iyo utarayisubiza usanga hano zihari, cyangwa se ukaza gusanga hano muri dashboard hano amagana hepfo ziba zihari utigeze zisubiza.
Hano muri community rero ni ibyo ngibyo by'ingenzi, ko ariho basubiriza amakomenti. Ushobora kuza ukareba video, ukareba komenti zayo ukazisubiza, utiriwe ujya kureba kuri YouTube cyangwa se ngo ufungure video ube wanayipureyinga, kugira ngo YouTube itanabibona nabi ko ari fake engagement. Hano rero niho ushobora gusubiriza komenti zawe zose zagiye ziterwa kuri video wakoze. Ikindi cya nyuma cyo bita earn, kuri kano kantu kameze nk'idolari, ku kimenyetso cy'idolari urakandaho gutya. Urabona ko hano bakwereka aba subscribers, hari uburyo bubiri bwa monetization. Hari uko uba ufite aba subscribers 500 ndetse n'amasaha 3000 mu gihe cy'umwaka, cyangwa se 3,000,000 za views za short video. Uburyo bwa kabiri ni uko ufite aba subscribers 1000 n'amasaha 4,000 mu gihe cy'umwaka. Ubu ni bwo buryo bwiza abenshi bakunze gukoresha. Ni ibingibi rero by'ingenzi ugomba kumenya kugira ngo ube wabasha kwanariza channel yawe, umenye uburyo wayizamura. Dushobora kuzagenda tubivugaho neza ku kantu ukwako kugira ngo mubashe kubisobanukirwa neza. Wowe twanye muri ino video, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ugafungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video nziza tukugezaho.